bishobora kuba byumvikana nk'ubusazi, gusa ndagusezeranyije 100% ko aya mategeko ashobora guhindura ubuzima bwawe. Itegeko rya mbere ni Murphy's Law. Niba ikintu gishobora kutagenda neza, ubwo n'ubundi niko kizagenda. Iri si iterabwoba, ahubwo ni ukwitegura bisaba kugira ngo ugire icyo uhindura. Abatsinzi burya muri ubu buzima ntabwo bateganya ibyiza, ahubwo bakura inzitizi iyo ariyo yose mu nzira yatuma batsindwa. Itegeko rya kabiri ni ryitwa Gedeon's Law. Iri ryo rijyanye no kwandika ikibazo cyawe ku rupapuro, kubera ko buri ikibazo wumva neza kiba kimaze kugera mu cya kabiri cy'uko umaze kugisolvinga. Kwitiranya ibintu bikomeza gukura mu mitekerereze yawe, ariko gusobanuka bihera ku rupapuro. Itegeko rya gatatu ni ryitwa Falcon's Law. Niba umwanzuro udafite gushyirwa mu bikorwa, ntuzigere uwukora, kubera ko buri mwanzuro ufata utari ngombwa utuma utakaza imbaraga zawe z'ubusa. Bika imbaraga zawe ku mahitamo wumva ko ashobora guhindura ubuzima bwawe by'ukuri. Itegeko rya kane ryitwa Gilbert's Law. Ku mwanya cyangwa igihe icyo ari cyo cyose wemeye kwakira inshingano, ziba zibaye izawe. Rero rekera gutegereza kwakira amategeko kugira ngo ugire icyo ukora, kubera ko ubugire niho gutsinda ndetse n'ubutegetsi butangirira. Itegeko rya gatanu ni Wilson's Law. Buri gihe mu buzima bwawe uzashyira imbere ubumenyi kuruta amafaranga, kubera ko buri icyo uzi gituma ugira agaciro, hanyuma ako gaciro kakaguhereza umushahara ndetse n'amafaranga. Amafaranga nicyo gihembo cy'ubumenyi, ariko siyo ntumbero. Hanyuma ahangaha haza ingingo ya mbere y'ingenzi kuruta izindi. Gutsinda ntabwo bigirwa n'uko wamenya aya mategeko, ahubwo intsinzi izanwa no kubaho muri aya mategeko umunsi ku wundi. Menya kandi ukurikiza amahame yawe, hanyuma umusaruro wawe uzabukurikira. Niba utadukurikira, ushobora kutazongera kutubona ukundi. Njye wumvaga nitwa King Gedeon, naho ubutaha.